gutyo ariko muri make abakunzi banjye babyakiriye neza kandi bari batuye babizi ko Pilato n'umuhungu mubi umuhungu ukuri kwinshi umuhungu mubi utajya urya imboga kandi koko nanjye njya mbibona yuko nyuma y'imyaka 20 cyangwa 30 hari igihe izi ndirimbo zanjye zizageraho no ku maradiyo bakazikina nibwo bazahita babona yuko njye nabikoze imbere yabyo njye nabikoze imbere y'igihe nibwo bazabona ko wari prophet. Yes. Pfla aramutse akubwiye ati ngwino nkubere boss wabyemera? Atari kunjuga gusa ariko tuba ashyiramo n'akantu nabyemera. Nose ubona yabishobora kukumanaginga? Sha ntago byamworohera kuko nawe ntago yimanaginga none se ubwo yamanaginga ngiye gute ko niba urenze menye izawe wintera umwaka ntago wakwinyemeraho ngo urarenze nimba urenze iyo ndwara iri ikizarabona tuzi bajyaga babaheka ku mugongo ngo narahejeje ndagazwe mwarabyibagiwe volume niyo ndacyabaza kamishi numvise avuga ngo kubera beach yakwimanika ariko amenye ibyazo yanakimanura deficit umuhungu w'amajyepfo nako umwami w'umushyukwe kivumbi na papa cyangwa basa n'imbeba ntiwogiye symphony bandi mwe rukumbi ihungetwa. Ndagusuje mwifurije ibihe byiza cyane mwifurije kugubwa neza aho uherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse angamba mvuga n'abari hanze yacyo ndetse no mu nkengero ahangaha ni East African Community uriyo i Bugande Tanzania Kenya ndetse n'u Burundi Congo especially Masisi na hantu nyine muba muvuga ikinyarwanda mbavuga diaspora ahangaha rero ndi kumwe n'umustar ni kuri TV nje ni Blaise ni kumwe n'umustar wambaye neza cyane kweri ya ndabona ariko no ku mupira ariho P wanza Pilato karibu kuri TV. Asante sana kabisa ndabashimira cyane. Yego. We Blaise by'umwihariko nkashimira na TV ntago ari ubwa mbere bamaze kuba mu rugo ndabashimira cyane. Meze neza bro? Meze neza cyane kabisa. Iminsi myinshi bana twe tumaze igihe tutabonana navuga ko ni igihe kiba kitoroshye ahanini ku muhanzi kuko umuhanzi burya iyo ari busy ngenda bizirikana mba nzi ko umuhanzi utosoye indirimbo buri kwezi abafite ibindi bintu ahugiyemo wari uhugiye mu duke. Uko bivuze uyu mwezi ukwezi utabisohora buri bize mu bindi bintu ariko ko akurikiranye ibintu byanjye buri kwezi nimo ndabaha imizigo nari maze iminsi none ndimo ndategura video ndakeka ari nacyo gikorwa nyamakuru kiduhuje kugira ngo abakunzi bacu tubibasangize banayobogira umwanya wo kwireba. Twaherukanaga ngira ngo ni indirimbo yabaye celebre cyane yagukoreye ibintu ngira ne amezi nk'atatu ashize woga ngo volume niyo G nyuma volume niyo ako ongera umpe verse bana ongera umpe verse ngewe umunsi ndagukoresha verse nyinshi kugira ngo abantu haze kumva Pilato turi kuganira n'uwuhese Pilato cyangwa P atandukaniye n'abandi baraperi bo mu Rwanda. Turatandukanye cyane ku bantu baba barakurikirana ibihangano byanjye ebana projet zanjye zo ni ibintu bitandukanye n'ibindi abantu babigeze bumva mu matwi yabo ibihangano byanjye birisa muri make ibintu biri nike ya nkuko wari ubimbwiyeho nyine by'amavase bana ibintu byanjye biri hazarani ebana bagene bakumva gusa ntago byambuza kuvuga vase no kuzina ingoma zanjye zindi mfite nka mayibobo cyane mayibobo burya n'indirimbo nayo nkunda niyo akora verse ya mbere ariko ntacyo hitamo duhitiremo verse twumve. Reka nkwere kuri makuru bivuga iki? Makuru ni inzoga iba muri gereza niyo nzoga iba muri gereza mu magereza yose inzoga bakoreramo bayikunda kwita makuru. Iyo nzoga rero ingwe Pilato oya ntago nigeze nyuma kubera ko sinari nafungwa ntago urafunga. Alright, the verse turagaruka tunabiganiraho kuri makuru ngo ndagenda mu mitwe itagifite ubwenge siniyumvamo ibyino nzira paka imvura isubiza ibizuba rirase nta mana y'ibyiruka ibyo musa n'abatabyibuka ubuzima ni rwaserera uratunga mu kandi kanya ukazerera ibyo ubona wibyizera turapfana inzozi ubuzima nabonye ari uburozi kuza ntubisaba uraza nyuma y'akandi kanya gato ngufite urubanza urugendo wisanga utazi yujya urasonza ukamenyera imeza ya covid ni nka Pilato ntawe upfa kutumenyera nabuze umuhere impyisi gikoma n'intama zanyu ubufumu utazibusera mbayeho nzerera ubuzima ndimo ni rwaserera. Ubuzima urimo ni rwaserera niko usorejeho. Pilato kubera iki abaraperi benshi ubuzima bukunda kuba ebana ari danger ari rwaserera ebana
mbese bahora n'umujinya ahubwo wadanje muhora mu mujinya especially nuko buryo bibona ko abaraperi ntabwo dukunda kugira management n'abantu bakora ibintu babyibaza turi papa tukimama no muri iyo ndirimbo ya Mayibobo niko nza nkubwira muri refrain nakubwira turi papa tukimama batuzi nka Mayibobo rero usanga ibintu bikomeye kubera ko usanga muri abantu barimo baraza kumanaginga abasani baza bareba babandi nyine bakora za ndirimbo zikundwa n'abantu benshi zazi nizo kubwira abakobwa ubwiza bwabo none twe ukaza kubona twe tuza tuvuga aho bipfira rero abantu ne benshi ntabwo bagishaka kumva ibintu nyine bitetuma nyine bishima babyina banywa inzoga zabo niki rero ubwo urumva twebwe indirimbo zacu biragoranye kugira ngo n'umuntu kwiyumvamo ngo avuge ngiye kumanaginga uko kuri kwawe nkabona ariyo mpamvu cyangwa intandaro ituma yuko abaraperi nyine nk'uko bivuze ngo duhora mu misonga cyangwa se muri inside Pilato rumwe mu bantu baririmba indirimbo zirimo ebana ibintu yamvuga ikakaye cyane hari abanzu basesereza mbese ubabwira kuri ba mama wabo n'ibiki byose Pilato kuki wahisemo kuririmba cyangwa se kujya muri uwo mujyi wo kuririmba gutyo indi ni iriya nayo ni indi part of hip hop kuvuga ibintu mu mazina yabyo kabona sinjye ubuzanye iyo mvugo muri urwo rurimi bwa mbere ahubwo nje niko nyigarura mu ndirimbo kandi ugasanga none abandi bantu ntago bajyaga babikora rero ngiye impamvu mbikora ubundi urabisi ugiye ku isoko gukora ubucuruzi ku isoko urajya ujyana product itari ku isoko rero njyewe navuze nararebye ndavuga ati wa mugani buri muntu wese agira inyogo ye ndavuga reka noneho nanjye mbazanire noneho ibintu byose mbivuga mu mazina yabyo kabone kuko muri make sinanjye ubizanye sinjye uzanye mu mazina niyo mpamvu abakunzi bawe bakira gute iyo uri kuririmba kuriya cyangwa se flowing kuriya abakunzi bawe bakira gute kuko uvugisha ukuri kose aravuga Juno uvuga element ngo sanganyoko ibintu nk'ibyo arabwira aba Juno kizigenza ndetse n'abandi batandukanye abakunzi babona feedback imeze gute abakunzi banjye babyakiriye neza sivye ko yemo n'abantu nyine bataramenyera nyine hip hop yanjye sanga nyine bafite urwikeke bakanga se Pilato ubona ibyo bintu byawe ntago bizaguteranya n'abandi bahanzi bagenzi bawe gutyo ariko muri make abakunzi banjye babyakiriye neza kandi bari batuye babizi ko Pilato ni umuhungu mubi umuhungu ukuri kwinshi umuhungu mubi utajya urya imboga kubera icyo utajya urya imboga Pilato njyewe muri critères zanjye ntago nje nzi guhereza yego ngo nzi guhereza ku buryo nshobora kuvuga ngo ikiko ngo ni igitiyo gitoya cyangwa ngo ni ikiko ngo ni igitiyo kinini njyewe mvuga ibintu mu mazina yabyo uvugiraho kabisa ubona nta kibazo bizatera kuba wenda uraririmba rumwe mu bantu nahera ku matitle ufite Mayibobo ufite yitwa volume niyo ndagaswi Kigali wisheya iyo ndwara irikiza ni nayo nshyashya turaza kwiganiraho wenda iyo ndwara irikiza ni indirimbo nshya Yanga imaze iminsi mike nta cyumweru iramara ngira ngo ndi no mu bantu ba hafi mukoranya ako kanya cyangwa se bake wowe wa mbere kwanza alright nyuma yo kwisohoye nayo namaze kuyumva ni indirimbo nayo navuga ko ari nziza ariko ngewe focus reka mbazemere ku byashize Pilato umuntu agiye kureba arasanga ufite ukuri kwinshi kandi abanzi benshi bakeneye kugura inzira kugira abantu babakunde we ntago ushaka ko abantu bagukunda ese ubu urabona abahanzi wenda uvuga mu ndirimbo abakunzi babo batazakwanga oya njye ntabwo ari gutyo njya mbona ibintu ntabwo nkora ibintu ngo abantu ngo bazanyanga ngo bazankunda njye nkunda gukora ibintu ku buryo no mu myaka wenda 80 ninyigera nzaba mu bantu bazishimira kuba mu busore bwabo muri kariyeri yabo barakoze ibintu bashakaga n'igihe mu gihe nyacyo kandi mu gihe bagakora ibintu bo bashaka na rebo ngiye mfite ku buryo integeka ngo uririmba wenda ririmba byeri cyangwa ririmba fanta rero bityo ngiye nkora ibintu byose biri ku mutima bivuye ku mutima kandi numva yuko ibyo bintu nkoze nta nandi hantu mbibonye cyangwa ngo mbishishuye nkakora ibintu byanjye kandi koko nanjye njya mbibona yuko nyuma y'imyaka 20 cyangwa 30 hari igihe izi ndirimbo zanjye zizageraho no ku maradiyo bakazikina nibwo bazahita babona yuko njye nabikoze imbere yabyo njye nabikoze imbere y'igihe nibwo bazabona ko wari prophet
yes bro uravuze ngo nta lebo ugira mpita ntekereza ko Pfla afite lebo. Pfla ari muri lebo imwe bita Quiet Money Records. homies ya ariko rero biratandukanye ni joint. Pfla avuga ko ari joint afatanyije na homies. Kuki atagufata ngo ube nawe muri Quiet Money cyangwa sakuzane muri homies? Ubona atari uko wenda yaba avuga ati Pilato nta bikorwa bye cyangwa umurusha kurapa? ntabwo yatinyuka kuvuga ngo ngiye Pilato nta bikorwa byanjye. Turiye mu mezi anga 3 yanatambutse ngiye nawe twareba umuntu bafite projet nyinshi zisohotse ukajya kuri izo projet ukareba ama views zifite ukareba. Ntabwo yavuga ngo niko ngiye nakora, ahubwo niko nyine wenda umwanya utaragera ngo abitekereze gutyo, kandi nabona bikwiriye nyine azandabura, nabona bitanakwiriye ntacyo bitwaye. N'abandi bose bakurikira ibikorwa by'umuziki nyarwanda ntihazabura uzabona ko nanjye ndi mu kazi kandi nshoboye kabisa. nashakaga kukubaza, Pfla aramutse akubwiye ati ngwino nkubere boss, wabyemera? Atari kunjuga gusa ariko tuba ashyiramo n'akantu nabyemera. Nese ubona yabishobora kukumanaginga? Ntabwo byamworohera kuko nawe ntabwo yimanaginga, none se ubwo yamanaginga ngiye gute kwera? None se reka ngo Pikani managinga afite label yitwa Quiet Money, it's a biggest label, yambwiye ko afite n'abanzi bake yasinyishije. Ni gutati managinga kandi Pilato rero nawe uriyenza niba ariyo hip hop sinzi. We ntabwo ari ukwiyenza na couple panuri banasamahane, ariko ntabwo ari ukwiyenza kuko ntabwo ari Quiet Money nayo urumva yarajoininze yasinye kontra mu yindi label muri The Homies. Urumva yuko Quiet Money ubwo ntabwo yari yishoboye. Nawe bahanze umbwira ngo yasinyishije muri Quiet Money hari uzi ni ukwivugira tu no gutwika nagatwiko. Abaraperi namwe musige mutwika koko nzi abantu balen bari bo batwika bamwe bahogoza. Ndakubwira ati muratwika ibidashya kuri rock Yanga ni ikivera, nta hiti idashira nkuko nta ndwara idakira, nako iyo ndwara irikiza. Ngo kuri Yanga rock ni ikivera urongeye kakanu gasubiyemo. Anyway university muri nta ndwara idakira, iyo ndwara irikiza, iyo ndwara irikiza. Ni indirimbo yawe nshyashya ngira ngo baraza kwireba ni Pilato Rwanda. Urahita usanga ibihangano bye byinshi yatangiye akubwira ngo volume niyo ubwo yagarukaga muri music cyane ko yaramaze iminsi abuze, ariko yari indirimbo nziza nayo da yari indirimbo nziza. Ahubwo neta nkwibariza iyo ureba neza hip hop nyarwanda, nahoze mbibaza abaraperi bamwe na bamwe yagutunga mu Rwanda ukabaho fresh? Yagutunga kubera ko si ngiye wabo bayo wa mbere nditunze, hari n'abandi baraperi batunzwe na hip hop yabo nta kandi kazi bagira. Nawe urabazi tu benshi kabisa mu gihugu hano mu Rwanda. Ni nk'abandi wahera kuri ba Riderman. Riderman buratunzwe na hip hop harya niyo imutunze nde nese hari akandi kazi afite. Nta kandi kazi isaki ifite. Ajya kuri ba Majide Black. Firigo buriya nubwo zikora ariko zikoze tumenye ko gukora firigo ntago amaze imyaka irenze 4 gutya 5. Numuzi ni hip hop mutunze ni mwubakira urugo nkuko abayeho. Riderman uravuze ngo isake nta kindi kitunze. Isake nyine iri nkuko nta kindi kitunze. Ariko Riderman mwari mwahura face to face? Twarahuye. Riderman yumvise yumwisi isake abifata gute? Nshaka byadanje kuko se wabyitiyemo seseke yesu bitubwiye ko yitwa inkoko isake. Arabyemera. Muni yango kibabyutsa mu gitondo nyine bantu mukiri mu mashuka bikomeye. Ese mva nkubaze Pilato, hip hop urebye neza ubona Riderman ari mu kihe kigero cyangwa se we amazemo imyaka myinshi ariko uboguje nawe kabisa ngo mu flowing ubona amugwa mu ntege? Mugwa mu ntege ahubwo ngiye yangwa mu ntege. Wapi ngewe nyine kereka bibabyiye by'amasubirajwi by'abana ibyo gusubira mu bira by'amasubirajwi n'ibyo bintu nyine wenda ashobora kuza ndi imbere yo cyane ariko kurapa byarabizi ko nanjye nduburozi bwica butinze nk'isigara. Rider rero nukuvuga ngo turamutse tumubwiye ko ari safe hagati yawe nawe ashobora kwiruka. Shamuzamura bure ngende ndi ready kabisa. Ubona mukoma kabisa. Ntago yanasoka abantu yavunikira cyane.
ako Pfla kankubaze urumwe mu bantu nawe kabisa ndibuka nigeze kugutumira wowe na Pfla ebana mumubwira ko ari mwebwe abantu mwemerana ba mbere bafite hip hop ya mbere mu Rwanda ubutambeye n'abahanzi bemera mu Rwanda bafite flows zishobora kukumena zikagukubita ugahita urangira ndabemera kabisa benshi ndabemera benshi kabisa ndabemera ariko bakurusha bandusha oya mukundusha byo ubonga ntago bibaho reka nkubwire nka batatu Bulldog ntago ndusha kabisa bana nasubize namerwe mu isaro nimba nabitekereza wallahi ntago gusorandusha ibikeka nimba ari ukundusha indirimbo nyinshi album menshi ibyo byo nabyemera ariko bana ikibuga kiri hariya bashyizemo Pilato na Bulldog shana akina ndusha kabisa ubona se oya ubundi Bulldog niwe muntu wa mbere ujya muri zino ndirimbo zadutse z'amapiano agakubita ni ujya muri crank agakubita ajya muri old school agakubita yazano muri bino bishasha byaba bana trap music agakubita kandi Pilato wora cyari muri old school cyari muri zanjana z'aba Dr Dre za kera ba Easy E nago nkubwira yuko nyine ibyo njyana yonge na rapamo ahubwo niwe nyine igiceri kiba cyaguyeho nimba zose wakubitamo hose nakumena kabisa aho waziturutse hose nabikora neza kabisa nk'abisanzwemo nyine urabona niba ubona nyine izo chance zo kubona izo collab n'iki izo zimubwo n'ubufaranga buke niwe nyine batekerezaho ariko umunsi nanjye time yanjye yageze nibwo muzamenya nyine ubuhambare bwanjye mukabona yuko nanjye ntifungiranye ahantu se naho amapiano yashobora Pilato wallahi nanjye rega ndakubwiye ndi mubi ndi bwa burozi bwica butinze ngo nk'itabi nk'itabi hari nk'abantu batangiye kumenya Pilato vuba cyane bakamenya Pilato n'iki ariko ndakihamya ko muri no minsi abantu barimo barakurikirana ibikorwa byanjye barabona ko ari wa Pilato utibeshyera wa Pilato no kuri kwinshi wa vasi za danger ziri hadiko mutare mutigeze mwumva ahantu hose numva izo vasi z'aba bantu barimo barambwira sibizazibura no mu yandi track y'abantu suzazibura barimo bararapa ibintu bimeze nk'amamuvi barebye ibintu bitabaho batubwira amashene bakoze sometime ntari n'amashene bagiye batubwira imbunda barashishije ari abasivile batubwira nyine bwabo muvi bwinshi baba bararebye ariko bagende bumva ibihangano byanjye wallahi ngenda gukubita imihanda ngakubita mu rugo ebana nkakuzanira ibintu kabisa wumva yuko nta handi hantu wigeze ubibona kabisa bivuga ko abo bantu bose baba bibeshyera ibintu bitabaye nyine baririmba ibintu bitabaye sha baribeshyera bamwe muri bo kabisa uzanabikurikira namaze kukubaza kuri Bulldog wise unkasa munana ubwo yakora ntabwo ndusha kabisa byo arumbajije arumbwiye ngo arandusha akuze abantu bavuga ngo arimba nka 2 chains bira bintu wumvise ari byo nawe byigeze kubaho kabisa agaflowing ukumva ni 2 chain ariko Bulldog nawe ni umuhanzi w'umusaza mukuru cyane nawe uzi ibyo arimo gusa impamvu nawe nkubwiye gutyo niko arumbwiye ngo arandusha ibyo kundusha byo abantu ntago bishoboka byibagirwa nimba nabitekereza kabisa Pfla wapitu nawe ikina ndusha arandusha kuba amaze imyaka myinshi mu gakina ariko nabwo ndumva atari myinshi imbere yanjye ni kuza kwanjye nitwaje nko mu myaka ikurikiranye baje 2008 gutyo nanjye nza 2009 arandusha ibihangano byinshi akandusha nyine n'izina rye rwenda rimaze kugera ahantu hanini kurenza iryanjye ariko muri flow mu biki muri aka kanya nta arabizi nawe arabizi kabisa umwana bita Ish Kevin uramuzi ndamuzi wumva verses ze zimeze gute nawe ni umwana urimo urabikora neza arimo araza neza muri ziriya drill zabo arabikora neza ariko nyine nanjye nyita papa papa akoze ko kavuye papa nako Pilato nyine kabone nubwo yaba arenze nyita papa wa nyine papa nimba ari papa ngiye nyita se wa papa Ish Kevin iyo ubona atakurusha baguhaye nka zira ndirimbo baririmba ntiyakurusha cyangwa wamusiga tu oya njyewe ntago navuga ngo namusiga cyangwa bamezera ndirimbo baririmba we fata style yanjye niyiwe njye nawe urumva yuko ngenda kubwira ati kugeranya hip hop nkora na Trump nko kugeranya beach nko kugeranya Muammar Gaddafi na beach
Trump. Ngo bitch Trump. Yes. Kujyanya hip hop nkora ni nko kujyanya Muhammad Gaddafi. Ego. Ukamujyana na bitch Trump. Yibuza ko karuka bitch Trump bushatse kuvuga iki? Nyine mba ngugereranyije iriya niga ngo ni Trump tu. Uri muri ejyanya na Muhammad Gaddafi. Rero kujyanya hip hop nkora ni nko kujyanya nyine iriya bitch ngo ni Trump. Trump. Ubwo ni former president of United States of America niwe bitch. Iriya bitch ngo ni Trump. ubona abanyamerika cyangwa se dufite diaspora ibiri muri USA nibabona former president wabo cyangwa se wahoze ari umukuru w'igihugu bavuze ngo ni bitch ubona nta kibazo nta kibazo kubera ko arana bimerita bana mutora ububoro bwe bwajyaga butrending ari ku muhanda arimo arakanda amanyo y'abagore wajya umuntu urimo aragura nk'ihene tu nizo mbona abagore barimo barazikanda nawe najyaga mbona ari mu bintu nk'ibyo ngibyo barabizi ko nawe ni indobo tu ntago bandakarira. Pilato music rero kugenda izamuka cyane navuga kiri kugenda ifata urundi rwego wasohoye indirimbo wayise ngo indwara iyo ndwara irikiza washakaga kuvuga iki amafashe uracyayibuka right amahevi mu mataka ageze mu gipangu amahevi ni abantu bari kuri grade yo hejuru muri zira hayi nakoreshaga za swing bifatiraga niwe biti heavy none nkakuga amahevi mu mataki taki none n'igihe wabibuze ko akundi bwo yakwishe ugeze mu gipangu ni muri gereza yuri heavy renze ugeze mu rwego rwa danger uri muri taki ukagera muri gereza iyo ndwara irikiza uri kumva none akubwira ati ubushyuhe ku maniga adafite ubukungu ntago wavuga ngo urashyuye ngo washyukwe kandi nta mafaranga ufite iyo ndwara irikiza niba urenze menya izawe wintera umwaka ntago wakwiyemeraho ngo urarenze nimba urenze iyo ndwara irikiza hari abantu tuzi bajyaga babaheka ku mugongo ariko ubu barigenza hari abo twe tuzi bari bafite amazu ya danje ariko ubu nibo bazamu bayararira hari abo twe tuzi bafite imodoka za danje ariko ubu ni abakomvayeri bazo niba urenze menya izawe wintera umwaka iyo ndwara irikiza nkaza nkubwira ngo murarata abana impyisi huma amaguru mu kazi cyangwa se ufata agahuma ku bushake bw'Imana iminsi iricuma ubutahe buza kujuma superstar wirata inkovu z'imiringa mu bisikana imihanda ari kwihiringa kimwe n'inda yigarutse imihanda iri mu bihanga uburanga burashira hagasigara umwanda muratwika ibidashya kuri rock Yanga ni ikivera nta hiti idashira nkuko nta ndwara idakira nako iyo ndwara irikiza wahavunikira iki gice indwara yose irakira amasaha y'umutima ukubitira mu nda n'amajina atinya imbunda si ngombwa agakiza iyo ndwara irikiza nta utakira indwara yose irakira nta uririra uriyanura naguhogora wabibaza abakunda urakomereka igisebe kikumanya umugahinduka icyuma so kwirya ukiruma nyiragahanga gatakarinda uruguma abari abambere tukabacyura ari abanyuma ushoje na kakanu kawe na pi ngo ni ndirimbo nayo numva irimo amagambo akakaya ahubwo nahita nibaza abantu bayishaka kuyireba se bayisanga hehe bayikura hehe akakanya wera nkunana bigusabye mu kiganiro uze kumpiningira link hejuru y'ikiganiro ku buryo bayireba ariko abakurikira ibihangano byanjye ushatse kubibona igihangano cyanjye wajya kuri channel yanjye YouTube channel ni Pilato Rwanda ukandikamo Pilato Rwanda urahita ubona ibihangano byanjye byose n'ibyo tutavugiye manu byinshi cyane na version muri mayibobo wibuka nimwe Pilato nta nimwe ngo narahejeje ndagazwe mwarabyibagiwe vurime niyo ndacyabaza kamishi numvise avuga ngo kubera beach yakwimanika ariko amenye ibyazo yanakimanura Davis D umuhungu w'amajyepfo ngo Davis D umuhungu w'amajyepfo nako umwami w'umushyukwe kivumbi na papa cyangwa basa n'imbeba ntiwagiye symphony bandi mwe rukumbi ihungetwa bro uyu muziki rero abo bantu buri kuvuga harimo ba Davis D harimo Symphony Band bahirutse no gukora igitaramo gikomeye
ubu uramutse ushatse gukora live symphony kanga kugukorera urabona utaba koko warayihemukiye wallahi none si imodoka imwe gusize utega n'indi ndakubwira ngo gusare si mberuka kujuma ibici itaguhaye burgira gusoma niga nimbura intorura maze element na nyoko active iri hehe mbere yo kumbaza ubusa amaroni ibyo ukina nabyo ntabyo uzi umuzigo uragusweza nuko Pilato none yarabivuze byose Pilato wenda indirimbo wenda ipininga abanyarwanda bayumve ahubwo nahita nibaza aya magambo muri societe nyarwanda ntago tuyemera kuyavuga ku karubanda ari muri izindi ndirimbo zawe ubu ntizakundwa n'abanyamahanga gusa oya ntago bivuze ngo ntago yemewe ngo kuyavuga kuko hano ntago wenda bajya bashyiramo ngo muzaririmbe muri ano magambo gusa njyewe icyo mvuga cyo njyewe hip hop yanyamuyitandukanye n'ama hip hop mujya mwumva Pilato ni wa Pilato ukuri kwinshi uvuga ibintu mu mazina yabyo ngende kubwira nubwo naba mfite umufana umwe wowe wundi ukunda ibintu byanjye hari utabandi igihumbi bakoma amashyi gusa batazi babavuza nduru batazi naho ibintu biva naho bigana kuko njye ndakeka yuko ino ni album volume niyo mbere yayo niyo mfite ibindi bihangano byinshi na nyuma yayo tu ino volume niyo nirangira mfite indi album nzakora tu y'abana n'abandi bantu nyine indi societe tu runaka izi ngizi ni nazigeneye abantu bakuru abantu bakunda imihanda abantu nyine bakunda Pilato awundi bandi bakunze kuva kera sasa rero ndakeka ko wankundaga ntago byamubuza kunkunda n'uwanyagaga nta kintu mubuza gukomeza kunyanga Pilato dusoza ngira ngo wenda abantu bamaze kumva ibijyanye n'ibihangano byawe ijambo rimwe cyangwa se amagambo make cyane ku bakunzi bawe ngiye ikintu nabwiye abakunzi banje ni bya bindi bisanzwe no gukomeza kunshyigikira mugakomeza mugakurikirana ibihangano byanjye ibihangano byanjye nyine wabyumvishe ni ibintu biri danje bitewe na condition amaradio yacu yagenderaho n'amateleviziyo ni ibihangano batapfa kubona hariya kuri radio cyangwa televiziyo rero abakunzi banjye ni ukora subscribe kuri channel yanjye ku buryo nizanye na uploading ball bazabe bayibona mu ba mbere bakiyumvira bya bindi byahishwa abanyabwenge nibo bantu ngerimo ndakorera babandi bashaka ko kumva muziki udafite ibintu ngo bakase udafite ibintu byo gupfusha wa muziki wanyawe kabisa uvuga ibintu biri true man abashaka rero abakunzi banjye nicyo nababwira gukurikirana ibihangano byanjye no gukomeza kunsapotinga kandi nanjye mbizeza yuko ngiye kubaha akazi kenshi kabisa Pilato urakoze cyane murakoze namwe